abakurikiye Yesu bagahumuka amaso bakamenya ko ari ubutunzi bwo mu rundi rwego, haleluya, butazigera busaza, butazigera bwibwa, butazigera bugajuka. Abo ni babandi iby'isi nubwo babitunga ntago bibabata, kuko amaso yabo ntabwo areba ibyo. Amaso yabo ahanze ubutunzi muri Kristo butarondoreka. Niki mu bwenge bwa kimuntu busanzwe twizera ko n'umukene Imana yawumukiza. Mu gihe akiri mu bukene, Yesu ni ubutunzi bwe, kandi uwo Yesu nyene ashobora guhindura amateka. Muvuge muti kandi ajya yahindura. Kubera iki? Izo zibika ibi bintu tukwiye kubimenya, kuko mu Kristo akwiye kuba ashitse muri buri bintu byose ahura nabyo mu buzima, amenye icyo Imana ivuga. Imana ihabwe icyubahiro, haleluya. Kugira ngo tugende mu bintu byose dushimwa n'Imana. Nituba mu butunzi tubugendemo dushima Imana. Niba turi mu bihe by'ubukene, haleluya, tubinyuremo tudatukisha Imana, dushima Imana, tutayishimira ubukene, ahubwo tuyishima ko niwe mugenga wa byose. Kandi ubukene ntabwo ari urwandiko, kubera ko ubukene bufite igihe Imana izabushiraho iherezo. Amashimeje ku Mwami Yesu. Na Yesu yaravuze kubyerekeye ibishuko by'ubutunzi. Dusome muri Matayo 6 vuba vuba umurongo 24. Turafasha abantu batari hano kuwa gatanu kugira ngo babashe kurikira iby'uno munsi. Nta ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Amen. Amaze kutubwira abo bami babiri abari bo. Umwami wa mbere yitwa Imana, uwa kabiri yitwa ubutunzi. Mu Giheburayo bamuta Mamon. Ijambo riva mu Giheburayo none gahindurwa mu zindi ndimi nko mu Gifaransa Mamon. Rero mu Giheburayo ntabwo ari ubutunzi gusa, amazu, amafaranga, amasambu, ibyo tubona. Ngo ni umwuka utegeka ubutunzi. Bivuga ngo mu butunzi bwose buri ku isi hariho identité spirituelle, hari umukuru mu bikomangoma bya Satani yahawe kuba hejuru y'ubutunzi bw'isi, hanyuma aribwo akoreramo kugira ngo asoze umugambi wa Satani. Niyo mpamvu Satani igihe Yesu yari mu butayu yiriza, mu bigeragezo yamujyanyemo, yaranamweretse ubutunzi bw'isi. Satani yereka umwana w'Imana ngo ubutunzi bw'isi, ngo les gloires de ce monde. Ubutunzi bw'isi, ibintu byose byitwa ubutunzi, bizani ibyo abantu bita ibyubahiro biturutse ku gitunzi. Ngo numfukamira ndabiguha. Ngo Yesu apfukamire Satani ngo arabimuha. Yaramushukisha iki? Ubutunzi. Ibyo byubahiro byo mwisi. Umwami yamushubije iki? Kuri icyo geragezo yamusubije iki? Ngo numfukamira ndabiguha, yamusubije iki? Kuko aho ariho arakoresha ubutunzi kugira ngo akurure umutima we, noneho uramye Satani. Bivuga ngo ubutunzi buhisha ikindi kintu inyuma, buhisha umwuka. Iyo rero wowe utabizi ugafata ubutunzi gusa nk'ibintu, uzafatwa, ntabwo uzacika Satani. Mamon rero mu Giheburayo ni ubutunzi ariko uburi inyuma, entité spirituelle itegeka ubutunzi bwo mu isi. Bamibise. Na niyo mpamvu Yesu yamwise umwami. Ninde mwami w'isi? Ni Satani. Bibiliya amwita Satani, niwe mutware w'isi. Ninde waremye ubutunzi tubona? Ni Imana. Ariko Satani
arabwitira akabukoresha. Mwabibise? Kubera ko azi Yesu yaramubwiye ngo yarabihawe, ndi yabimuhaye. Yarabeshe. Ninde wabimuhaye? Yesu Bibiliya arantu Imana yigeze imuha Satani ubutunzi bwo mwisi. Jewe icyo mbona hano Imana irema Adamu na Eva, ngo irababwira ngo iyi si ngiyi. Mube abatware bayo. Ariko na namwe mbona Imana ivuga ngo bayisangire na Satani. Ariko hano Satani avuga ngo narabihawe kandi mbiha ushaka, none mfukamira ndabiguha. Nurindire kuruha ujya gukora ubuzima bwawe bwose ngugere ku kantu. Jewe mfukamira gusa ndabiguha. Nigeze kubabwira umuntu ashatse ubutunzi w'umusore ku bapfumu bamujyana mu mva. Arara mu mva bagicukura itarajya mu muntu. Kugeza mu gitondo avamo yiruka. Nta butunzi yakuye abazimu. Muri iyi si Satani aracyakora mu bishuko bye ku bantu bagiye kubushaka ubwo butunzi. Ariko nubwo utajya kubushaka ukaburonga mu buryo bwiza, nabwo buri mu bishuko nutabimenye. Mbere na mbere ibanga, amen, nukumenya ibyo Yesu ayishuye hano. Aravuga ngo nta ukeza abami babiri. Azagira gute? Azanga umwe akunde undi, yubahe umwe asuzugure undi. Ahita avuga rero abo bami abari bo nimushobora gukorera Imana no gukorera mamo. Ubutunzi buishwemo igikomangoma. Mwabibise? Haleluya. Amen. Niyo mpamvu Paulo yandika ngo nimba dushaka kunesha, yaba mu bihe by'ubukene, yaba mu bihe by'ubukire tuba turimo, aduha ibanga. Haleluya. Ariko ntabwo rishobora benshi. Reka tusome Abakorinto ba mbere, wandika wa mbere Paulo ndika Abakorinto. Hano ndio ndabwira abakire muri mwebwe kuko barahari. It depends. Ndio ndabwira n'abakene ko nabo barahari. Ndio ndabwira n'abatari abakire nibabe n'abakene. Hano harimo ingeri zose. Uko mu itorero ry'Imana usanga ingeri zose. Hari abakecuru, hari abasaza, hari abana. Yungiye itorero ry'Imana. Nta torero riramo kategori imwe gusa. Eka niba nuvuga ngo jewe abakire barirata, itorero jewe nyobora, jewe Mana umma bakene gusa, ni ubabwira bagaca bugufi, ntabwo ari itorero ry'Imana uzarubaka club y'abakene. Kuko itorero ry'Imana, Imana ni desida bizana. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo ari wowe ugenda uhitamo abakwiye kuza gukizwa. Kuko ngo umwami Imana ashaka ngo bose bamenye ukuri bagakizwa. Uhereye ku bami n'abashizwe hejuru kageza ku muntu wo hasi. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi nacyo nukora rero ibikinyuranyo ngo jewe rero abakene ntacyo tuvugana, mwami uzaje wuma gusa abakire, kuko abakire ntabwo bazandusha. Ni habi ikibazo cyo gukemura mu itorero bazahita bahaguruka. Iryo naryo si itorero, izaba ari club y'abakire. Nko muri Amerika bari abakire bafite club yabo, bakina golf yabo, barakotiza ku mwaka amafaranga wowe bayakubwiye wakumirwa. Ni club y'abakire. Wowe ushobora kujyayo kwiye kubuzwi hehe? Kwiye kubuzwi mu isi kuri mu mazina y'abakire. Mwabyumvise? Twavuze iki hano rya jambo? Une seule planète, plusieurs mondes. Turi mu isi imwe, ariko muri isi imwe hari amasi menshi. Umukene ari muri iyi si, umukire ari muri iyi si, ni isi imwe. Ariko isi y'umukire n'isi y'umukene ntabwo ari imwe. Twese turi bene Adamu,
ariko satani yaremye ibyiciro by'abantu. On ne joue pas dans la même cour. Niyo mpamvu abisi rero iyo bashaka kukubwira ngo wewe ntumurire ntujya kumukinisha niryo jambo bavuga. Wewe ntukinishe, on ne joue pas dans la même cour. Byabaye ijambo rusange. Niyo kubwira ati wewe rero umenye ikibuga ndimo wowe ntabwo ukirimo wowe. Genda ukinira abagenzi bawe. Ça c'est le monde. Ni kwisimeze. Ntabwo ari gena biteye. Mbabarire. Giye gusa ndiyo ndabivuga nk'urugero. Ntabwo ari uko giye mbikunda. Mwabyumvise? 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 Amen. Reka nihute rero. Ubanze wumve ko ubukire, ubutunzi bw'isi n'isi tubyaza ubutunzi ntabwo satani we wabiremye. Ntabwo ari ibye. Reka Imana ivuge nyirabyo. Imana imaze kubona ko umuntu yacumuye kuri yo, Adamu na Eva, satani yahise abiba. Bataracumura isi yari munsi y'ubutware bwabo. Ntabwo umuntu yabonaga intare ngo yiruke. Intare yaraze igahita ituza imbere y'umuntu. Mwabyumvise? Ibi dutinya twebwe nibyo byadutinyaga. Ariko tumaze gucumura nayo bimenya yuko twavuye muri position twari turimo. Tutangira gutinya ibyari byaremewe kudutinya, kudukorera, kutwumvira. None Imana rero iravuga ko Adamu na Eva niwe yabahaye isi. Nuwo satani ashaka kuyitira uyu munsi ntabwo ari ye n'umujura. None nyirisi ninde? Haleluya. Iriya modoka yariya ni yande? Waza kumbwira ngo ni yanjye. Ariko hano Uwiteka arakubwira ngo urabeshya. Nayigutije gusa. Ni yanjye. Murabyemera ntimuyemera? Wabonye? Bayivuga n'akajwi gato. Niba ndemera ko birari ukuri? None reka wumve Imana ivuga hano. Zaburi ya 50 umurongo wa 12. Umviriza hano. Iyaba ngira inzara sinakubwira, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye. Amen. Isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye. Hano ntabwo ari satani uvuga, ni Imana ivuga. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere na mbere hari jambo yari Imana, jambo yari kumwe n'Imana, mu byaremwe byose na kimwe kitaremwe nawe. Yaje mu isi yaremwe nawe. Mwabyumvise? Iyi si turimo n'ibyayo byose nibyo tuyibyaza n'iby'Imana. Ariko satani yaribye, ira usurpé, yaribye titre de propriété. Yibye Adamu na Eva, abiba ubutware ku isi. Niyo mpamvu yagiye kubwira Adamu hanyuma ari we Kristo, yibaza ko nawe azamushuka, amwereka ubutunzi bwo mu isi ngo narabihawe, ngo numfukamira ndabiguha. Ntiyamenya ko Kristo rwo ari mu mubiri niwe nyirisi. Haleluya. Haleluya. Ni ngo wanyiba imodoka hanyuma noneho ejo ukaza kumbwira ngo nyigukodesheho kandi ari yanjye cyangwa untizi. Kugeza mu mabyumvise iyi si Imana imaze kuvuga ngo ni yayo n'ibiyirimo byose. None Bibiliya tubwira ngo ntimushobora gukeza abami babiri, ntimushobora gukorera Imana na mamo ari we mu daimoni, minisitiri wa finance wa satani, agenzura ubutunzi bwo mu isi kugira ngo abufatisha abantu, kuko arabizi ko umutima w'umuntu ntabwo uzapfa iteka. Umuntu afite muri we ishusho y'Imana itazapfa. Wowe uri ikiremwa cy'umwuka, hapfa umubiri ariko roho n'ubugingo bikomeza kubaho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umwana w'umuntu byamumarira iki kunguka isi yose n'ibirimo agatakaza ubugingo bwe, kuko ubugingo bwawe bwo buzabaho iteka yose. Ariko iyi si n'ibirimo Imana yabihaye igihe, bimaze miliyari 4
hanyuma hari ibihe runaka Imana izategeka yuko bikurwaho. Ijambo ryashizeho ibi tubona niryo rizabikuraho, ariko wowe ufite itangiriro, ntuzagira iherezo. Ufite agaciro karusha isi n'ibiyuzuyemo. Amashyi menshi ku Mwami. Reka rero Pawulo atubwire ukuntu tukwiye kwigenza rero. Kwandika urwa mbere Pawulo yandika Abakorinto ibice 7:29-31. ariko bene data, ibi ni byo mvuga yuko igihe kigabanutse. Uhereye none abafite abagore bamere nk'abatabafite, kandi abarira wumviriza ko ushobora kubyumva mu mubiri ugatangira guta inshingano. Iyo Imana ivugira mu mwuka, aho umwuka ari uko babyumva, aho umubiri bakabyumva ukwabo. Ngo madame cyangwa ngo mugabo, wumvise iki ni igihe cy'uko bihinduka. Oya, kurikira. kandi abarira bamere nk'abatarira, n'abishima bamere nk'abatishima, n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafite, n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero, kuko ishusho y'isi ishira. Amen. Amen. Mwabyumvise? Amen. Ariko nshaka kuguma hano havuga ngo ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Ngo ruvuga ngo abafite iby'isi bamere nk'abatabifite. Ntabwo Imana ivuga ngo babijugunye. Urazi kuba ufite ibintu ukamera nk'utabifite? Biroroshye? Ntabwo byoroshye. Hano Bibiliya icyo tubwira, iratubwira ngo nitumenye ko ibyo turimo none, byaba ubukire, byaba ubukene, kondisiyo zose turimo, haleluya, nibiturangaze, kugira ngo amaso yacu, umutima wacu ube kuri cya kintu cy'ingenzi, kunezeza umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo Imana ivuga ngo ubukire ni bubi, ntabwo Imana ivuga ngo ubukene ni bwiza. Mu mwanya muto mu gusoza ndaza kwibabwira. Ahubwo Imana irerekana ukuntu bishobora kutuviramo ikigusha tugatakaza ubugingo. Amen. Paulo avuga ibintu by'ubuzima busanzwe, ingo zacu, ibiki, ubuyo dufite n'ibindi byose, sibyo? Ufite n'udafite, urumva ngo hari no kurira, ni ubuzima bwacu turimo. Haleluya. Ntibizigere bikubuza guhoza umutima ku cy'ingenzi, kunezeza Imana yawe. Imana ishimwe. Imana yabwe icyubahiro. None dore ikibazo niki. Ubukire ntabwo ari bubi, ariko bwishwemo danger, bwishwemo ibishuko bikomeye. Some Imigani 11:4. Ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakari, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Amen. Ngo ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakari, nuvuga ku munsi w'urubanza, hanyuma gukiranuka kudukiza urupfu. Nuvuga ngo bashizeho ubutunzi, amen, yuko nubwo budufasha mu bintu bimwe na bimwe muri iyi si, ngo ariko ntabwo bwabwo bushobora kudukiza urubanza rw'Imana. Wabibize? Mu Gifaransa bavuga ngo l'argent aplani bien de sentier. Ngo amafaranga arigiye aharura inzira yawe, ingorane runaka zikava mu nzira. Wabibize? Hanyuma abantu bagashukika. Hano murumva ngo ikintu kizadukiza ku munsi w'urupfu ni ugukiranuka. Ese dushobora kugira ubukire tugakiranuka? Birashoboka, kuko wa mutunzi yari afite no kuba Imana mu idini rye kiyuda. Twabibonye kwa gatanu yahuriye na Yesu. Amen. Hanyuma aramubwira ngo nakora iki mbona ubugingo buhoraho. Ageze mu nzira, umuntu aza aho ari yirukanka, aramupfukamira aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore nte ngo mbone kuraga ubugingo buhoraho? Yesu nawe aramubaza ati, unyitira iki mwiza?
nta mwiza keretse umwe niwe Mana. Uzi amategeko ngo ntukice, ntugasambane, ntukabeshyere abandi, ntukariganye, ubahe so na nyoko. Aramubwira ati, mwigisha yose narayitondeye mpereye mu buto bwanjye. Yesu amwitegereje aramukunda, aramubwira ati, ushigaje kimwe, genda ibyo ufite byose ubigure impiya uzifashisha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko uzunkurikire. Yumvise iryo jambo mu maso ye harahonga, agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu araranganya amaso abwira abigishwa be ati, erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa be batangazwa n'amagambo ye. Nuko Yesu arabasubiza ati, bana banjye, ni ukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Icyoroshye nuko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Barumirwa cyane bati, ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati, ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana siko biri, kuko byose bishobokera Imana. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo hano uyu mutunzi w'ibintu byinshi, ni ukuvuga ngo ni ubutunzi muri kiriteri y'icyo gihe. Uno munsi dufite kiriteri y'ubutunzi n'amafaranga menshi, kuko amafaranga niyo agura amasambu, amafaranga niyo agura amamodoka, amafaranga niyo agura ibi n'ibi. Ni ukuvuga ngo rero uyu yari umutunzi w'ibintu byinshi mu gihe cye, nk'uko uyu munsi umuntu yaba afite amamiliyari y'amadolari. Isi mwita ko ari umutunzi wa byinshi. N'uyu rero yari umutunzi wa byinshi muri icyo gihe. Noneho ikindi nacyo yari afite, si umutunzi gusa, yarubahaga Imana nk'umuyuda agendera mu mategeko y'Imana. Niyo mpamvu amaze kuvuga ngo byose narabikurikiye kuva nkiri muto, ngendera mu mategeko y'Uwiteka Imana yacu. Yesu nigeze amunyomoza ngo yaramukunze. Ngo ariko aramubwira ngo ubwo bugingo buhora ushaka ubuze ikintu kimwe. Genda ugurisha ibyo utunze byose, uha abakene ikiguzi cyabyo, maze unkurikire, noneho uzaronka ubutunzi mu ijuru. Uvuga ngo nubwo bugingo buhoraho. Bibiliya ivuga ngo yagize agahinda kenshi, ahita agenda atanasezeye, kuko ngo yari afite ubutunzi bwinshi. Ikibazo cy'uwo muntu ni ikihe? Ntabwo ari ubutunzi, kuko Yesu ntabwo yashize ikibazo ku butunzi. Yabwiye aba Petero ngo biragoye abiringira ubutunzi bwabo kugira ngo binjire mu bwami bw'Imana. Kugira ubutunzi ni kimwe, no kubwiringira ni kindi. Icyaha si kugira ubutunzi, icyaha ni ukubwiringira. Mwabyumvise? Kuko iyo wiringiye ubutunzi bujya mu cyimbo cy'Imana, kandi ubutunzi ntabwo bukemura byose. Ubutunzi bukemura byinshi, ariko hari ibyo budakemura. Hari indwara urwara, ubutunzi bwawe ntibugukize. Abaganga bagakora ibyo bashoboye, ariko ntibagukize. Turafite ingero nyinshi mu mateka. Amen. Ikindi, amafaranga ntabwo azakubuza gupfa. Nuvuga ngo amafaranga ntabwo akemura ikibazo cy'urupfu. Ikindi, amafaranga ntabwo wayagura umwanya, haleluya, mu nzu ya data hariya mu ijuru. Yesu yaravuze ngo mwizere Imana nanjye munyizere, mu ijuru kwa data hari amazu menshi, ngiye kubategura hanyu, nzagaruka kubajyana, aho nzaba ndi niho namwe muzaba. Hariya rero imyanya iri hariya, iyi myanya iri hariya ntabwo igurwa amafaranga, kuko iyo igurwa benshi mu isi ntibajyayo. Ariko imyanya hariya, haleluya, ntabwo uyijyamo ukoresheje ibyo mu isi gusa, ahubwo uyijyamo, amen, kubera ko Yesu, haleluya, yaramaze kukwishyurira kiriya kibanza. Kumwizera n'umurimo yakoze niyo biguhesha kugira iparisera hariya. Hanyuma rero ugatangira rero gukora imirimo myiza yo gukiranuka, niko kubaka rero kuzamura inzu yawe uzabamo. Ikibanza ntabwo kigura, ni Yesu kiguhesha.
ariko kubaka niwe wubaka. Imana yawe icyubahiro. Ni bande hano bafite ibibanza mu ijuru? Oya, muvuge mudashidikanye. Murabifite? Murabifite? Ni bande bamaze kubaka fondasiyo? Ni bande bamaze guca amatafari umurongo wa mbere? Aho niho hari ikibazo rero. Bamwe rero nubwo baheshejwe ikibanza kubera yuko byo ntacyo babikoreye, babihawe ku buntu, ariko nyiri kubibaha abarindiriye ko babiyubaka yarabuze, ngo hanyuma igihe cyose abibukije kugira ngo bamusondeke ngo nibacyamburwe ngo bahitagere bagafata ibyatsi ibikenyero, sibyo? Noneho bagashinga muri icyo kibanza. Ibyo rero arareba abo bantu kwigiye cyuko umudugudu wanyu utahwa kiri bugufi, dore uriya we ni kibanza gusa, uriya yacukuye gusa, uriya nawe dore ibyo yashinzemo ni ibiti n'ibyatsi. Reka tuwasome. Mubibaza ko iby'isi bitatwigisha? Iby'isi ni ishusho y'ibiri mu ijuru. Haleluya, haleluya. Abakorinto wa mbere ibice 3 umurongo wa 10 tugeze umurongo wa 15. Ntabwo muzi ko ari igihe leta afata itegeko ngo abo bose bavuga ngo nibanze n'ibyabo tubahaye imyaka 3, nimba batizeho igikorwa kigaragara cyatumye icyo kibanza bagihabwa bazakibambura. Ntabwo ari byo mu isi, ni mu ijuru amaleta yo mu isi. Kada byavuye mu ijuru, hari abazamurwa ibibanza kubera yuko nta gikorwa bashizemo. Kandi mu ijuru rero bari serious, ntabwo bavuga ngo ushire igikorwa cyose. Oya, hari igikorwa kijyanye n'icyo kibanza. Ikibanza cyo mu ijuru. Igihe twari muri Israeli 2009, umugide wacu rero tugeze i Yerusalemu ya kera Yesu yasize, noneho ahitagira blague, hanyuma aravuga ati rimwe nariyo ndayobora abanyamerika bari baje mu kerarugendo, noneho bambaza igiciro cy'ubutaka hano muri Yerusalemu. Ndababwira ni mwe wayishoboye? Ati kwisi yose agataka kaha niko gahenze kurusha za kwisi. Ati metre kare gusa yaha wakwiruka. Kwanza kuyibona sinzi ko yashoboka, ngo kubera iki bifite ibyo biciro bihanitse kwisi yose. Hanyuma arababwira, aravuga ngo croyez-vous que c'est facile d'être le voisin de Dieu? Ngo mubaza yuko ari ibintu byoroshye kuba umuturanyi w'Imana. Piga amakofi kwa Bwana Yesu. None mubaza ko ikibazo cyo mu ijuru nugupfa kucyubakisha ibyo ibone. Dusomere wumve. Nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho. Nimusubiremo. Ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho. Kugira ikibanza mu ijuru ni kimwe, ariko nagupfa kucyubaka uko wishakiye n'ibikoresho wishakiye. Baraza kubitubwira hano. Iyo ukijijwe kuko kwizera Yesu, ukozwe n'amaraso ya Yesu, nta buryarya, umwami aguha ikibanza. Haleluya. Noneho agutegereje ngo wubake, ariko ntabwo wubakisha ibyo ushaka. Dukomeze. Kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi. Nyumva ko abantu bubakije ibiti, abandi ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu uyubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwo azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Amen. Amen. Hano hari amasomo menshi, ariko ibitureba kuri uyu munsi ni imyubakire. Mwumvise ko arabubakisha zahabu,
abo ni abantu bakiriye agakiza bakagaga agaciro kako, bagakorera Imana konsekama, bagakorera Imana baziga ubuntu bagiriwe. Abo rero bakisha zahabu, abo bakisha feza, abo nabo nabakorera Imana batizigama. Haleluya. Vuga uko amabuye y'agaciro asumbana agaciro, niko n'imirimo y'abantu isumbana imbere y'Imana. Ariko yobaje ngo hari abantu rero mu matorero bubakisha ibiti, yewe ngo rero bubakisha ibyatsi. Abo n'abantu n'ibikiri baravuze, abo n'abantu rero mu matorero nta gukorera Imana, ngo barakijijwe, bafite ikibanza mu ijuru, bibereyeho. Korera Imana wapi? Tangira Imana wapi? Kandi turiho turajyayo ntituvayo. Umunsi umwe ibi bintu biri hano uzayibona ko ari ukuri. Ukorera Imana gute? Ama excuse ni menshi, nta mwanya mfite, mfite abana b'impinja, nabyaye impanga cyangwa bane batanu cyarimwe, umugabo wanjye afite igitsure ntabwo yanyemerera. Nawe keza abami babiri, Matayo gatandatu kangahe 24. Ibintu ni byinshi abantu mu mitwe yabo bashira imbere y'Imana ngo bibabuza gukorera Imana. Uriho urubakisha ibyatsi no gufite ikibanza mu ijuru. Kibanza wageshejwe nuko ukijijwe, ariko si Imana ikubakira, ni ukwiye kubaka. Naye mu Paulo yavuze ngo abakora cyane bazagororerwa cyane. Abantu rero bafite ubutumwa bucuritse ngo ubuntu butangaje, ubuntu nibwo buduhesha ikibanza, ariko si ubuntu butuma twubaka. Mwabyumvise? Kubaka ni eforo yawe, kubaka ni wowe ukwiye kubaka. Urakorera Imana gute my friend uri hano? Urakorera Imana gute? Kandi ikintu kibabaje, nani iminsi myinshi dushigaje kugira ngo Yesu agaruke, ibimenyetso bimaze kugaragara. Kimwe niki? Agakiza k'Imana urakitirirwa ntakuzi, cyangwa nimba agakiza ukazi nta gaciro kaha. Nta wamenya umwami n'umurimo we n'ubuntu yatugiriye ngo areke kumukorera. Haleluya. Niyo mpamvu Paulo avuga ngo sinari nkwiye no kwitwa intumwa, kuko naratoteje itorero ry'Imana mu gihe nari mu bujiji, ariko nabikoze mu bujiji. Yarangiriye imbabazi ngo azerekanishe kuri yewe ubuntu bwe buhambaye, imbabazi ze kubazamwizera bamenye ngo nimba yarababariye Sawuli nanjye yambabarira. Hanyuma arakomeza kuvuga, nubwo natoteje itorero rye nakwiye no kwitwa intumwa ze, ngo ariko ubuntu yangiriye ntabwo bwapfuye ubusa, kuko nakoze kurusha n'abambanjirije aribo ba Petero. Amashimeje ku mwami Yesu. Ngo narakoze kurusha izindi ntumwa. Hanyuma kubera yuko akwiye kwicisha bugufi, ahita avuga ngo nyamara si jyewe ni ubuntu bwe. Icyubahiro kibe cy'umwami. Wewe ubona abantu bakorera Imana ukabona ko ari abantu bafite umwanya wo gupfusha ubusa, kandi witwa ngo uri umukristo, uzabyicuza. Bari isuzugura ngo barakorera Imana, dore ngo ntasiba mu rusengero, dore abantu bose babwira ibya Yesu, dore aratangira Imana. Wowe ubita ko ari abapfapfa, wowe Imana kuri wa munsi izagushira imbere. Narakubwira ubuntu ngo ikibanza, dore ntihigeze unubaka. Ushatse no kubaka washize ibyatsi. Umuntu wese azagaragazwa kuri wa munsi. Uzajya ubyibuka mwene data, ntabwo dukorera abantu, dukorera Imana. Giye mbonye abantu bakangutse korera Imana, biranezeza. Ndavuga ni bari baratanga kubakisha zahabu, kubakisha feza, bavuye mu byatsi, bavuye mu biti,
ibibanza byabo byari byararaye none batangiye kubaka. Mu mwuka uzamenye ngo ibintu kuri. Haleluya. Ugire effort ukanguke. Koresha umwanya wawe. Ahari ubushake Imana izana ubushobozi. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Gukorera Imana si ubuswa. Gukorera Imana si uguta igihe. Haleluya. Haleluya. Bivuga ngo rero aya magambo turiga hano na y'ingenzi. Ibi bintu dutunze bishobora kudushuka. Wabyumvise? Reka twumve ukuntu bishukana. Turafi kurangiza. Imigani 10:15. Ubutunzi bw'umukire bumubera umudugudu ukomeye, ibitsemba batindi n'ubukene bwabo. Mumvise? Kubera iki ubutunzi bw'umukire ari umudugudu ukomeye? Kubera iki birivuga gutyo? Wenda abantu benshi kuko bavukiye muri bihugu byacu batabaye muri ya bihugu mu mateka yabyo buri mudugudu wari ukwikijwe n'inkike. Iriya midugudu ya kera muri Aziya mu Burayi buri mudugudu ko imidugudu ya kera ntabwo yari minini cyane yose yari ifite inkike kugira ngo zirinde umudugudu abanzi ko nta ndege zari ngo cyangwa amabombe bajugunya kuko abantu barwanaga gutya sibyo. Tuvuga ngo buri mudugudu wari ukikijwe n'inkike. Rero abaturage bo mudugudu biringiraga inkike zabo ko zikomeye. None hejuru y'inkike hamwe na hamwe hakagenda haba abarinzi. Nibabona abanzi baje bahita bavuza kugira ngo abaturage bakanguke birwaneho. Amen. Bibiliya avuga ngo umviriza ubutunzi bw'umukire ngo bumubera umudugudu ukomeye. La fortune est pour le riche une ville forte. Nuvuga ngo umukire yiringira ubutunzi bwe kuko bugereranywa n'umudugudu ufite inkike nta byago bizamwinjirana. Narwara azakora ku mafaranga yivuze. Nibyanga mu Rwanda ajye mu Buhindi. Nibyanga mu Buhindi ajye mu Burayi. Nibyanga mu Burayi ajye muri Amerika. Nibyanga muri Amerika ajye mu bihugu byose byo ku isi. Amen. Aba amafaranga ye amushoboza kugera. Azaruka aruko hose yaharangije hanyuma nta handi agisigaye. Aho niwe agaruka rero ku buriri agategereza urupfu. Mwabyumvise? Ariko mbere na mbere abazi yuko agoswe n'ubutunzi bwe nta kintu kizamwinjirana nta cyago. Buri kintu cyose ni kiza afite amafaranga. Iyo niyo danger rero y'ubukire. Nuko ubutunzi bushuka umutima w'ubutunzi. Hano iyo tuvuze ubutunzi tuba tuvuga abantu bafite ibintu byinshi by'isi. Uyu munsi ni en terme y'amafaranga. Satani mamo, amen, ubutunzi arabashuka akabereka ko bo bari intouchable na malheur, nta kintu kizabakoraho. Yewe ashobora no kugeza gushuka yuko utazapfa. Haleluya. Ntabwo ubutunzi ari wo mudugudu ukomeye ukurinda wowe nyirawo. Haleluya. Ahubwo abiringiye Uwiteka. Haleluya. Izina rye ni umunara ukomeye. Abawurimo ntacyo bashobora gutinya. Uri muri Yesu ahubwo niwe ari mu mudugudu urinzwe. Iyo Uwiteka atarinze umudugudu abawurinda bakora ubusa. Ubukire rero n'ubujyamo cyangwa ni mu burimo no munsi tangira umenye ibyabwo. Ntabwo Imana yanga ubukire. Imana ntago yanga n'abakire. Kuko Yesu yaje gupfira bose. Ahubwo Imana itubwira ngo mube maso mumenye igihishwe mu bitunzi bwo mu isi kugira ngo nimurangare. Haleluya.
mamo azabukoreshe aruke yafashe umutima wawe kugeraho wimura imana nzima. Mwabyumvise? Ninde yabyumvise? Turangize. Ariko mwabyumvise? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bibiliya iratubwira ngo hari ubutunzi b'ubundi buryo bwo budashira, bwo butakoze isoni umunsi umwe ababufite. Ubwo butunzi rero ikibazo ntabwo abantu babuha agaciro. Nibwo dusoma Abefeso 3:8. Tuwe vuba vuba. Nubwo noroheje cyane hanyuma y'abera bose, naherewe ubwo buntu kugira ngo mbwirize abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'ubutunzi bwa Kristo butarondoreka. Amen. Hari ubutunzi muri Kristo butarondoreka. Hallelujah. Impamvu abantu batabwirukira ntago burondoreka. Ntabwo ubwenge bw'inyama n'amaraso bushobora kubura bukwa. N'ubutunzi buhishwe bumenywa gusa n'abavutse ubwa kabiri, bumenywa gusa n'abafite umwuka wera, bumenywa gusa n'abafite ijambo ry'Imana. Hari ubutunzi bene data, hari ubutunzi butazigera bushira, hari ubutunzi butazigera wakwa, hari ubutunzi bw'ibihe bidashira. Muri Kristo hari ubutunzi. Hari ibyo biri tubwira mu ijuru. Haleluya. Ahantu ngo imihanda y'izahabu, ngo imihanda ya chrysolite n'ibiki byose, ya topaz, amabuye y'agaciro ibyo bwose Imana ifata iby'isi kugira ngo dutahure ibyo mu ijuru, ikatwereka ibi amabuye y'agaciro yo mu isi. Muziko mu isi, mu butaka bw'isi kugeza no munsi hari amabuye y'agaciro bataramenya. Hari ubutunzi Imana ashize mu isi no munsi bataramenya. Imana irafata rero ubutunzi bumaze kumenyekana, izahabu, za diamant, ibiki byose. Haleluya. Igereranya n'ibyo mu ijuru ngo lemeto zikomeye, ibintu bitagwa imigesi bifite kurabagirana. Haleluya. Imana ikabikoresha ngo twebwe umukungugu tumenye mu ijuru. Mu ijuru hari ubutunzi n'ubutunzi. Nimba mu isi hari ubutunzi budushuka. Amen. Kandi Imana ibwita iki? Ibwita amase. Ubutunzi bw'isi Imana ibwita amase. Ubutunzi bufite hano Imana ibwita amase. Mu Gifaransa ngo la boue. Icyondo. None nimba ubutunzi bwacu budukurura, amazahabu, ibiki, Imana ibyita icyondo, amase. Ubwo mu ijuru umeze gute? Ubwo mu ijuru umeze gute? Ngo ni ubutunzi butarondoreka. Abantu ntabwo babushaka, kuko abantu bagendesha amaso, ntabwo bagendesha kwizera. Abakurikiye Yesu bagahumuka amaso, bakamenya ko hari ubutunzi bwo mu rundi rwego. Haleluya. Butazigera busaza, butazigera bwibwa, butazigera bugajuka. Abo ni babandi iby'isi nubwo babitunga ntabwo bibabata, kuko amaso yabo ntabwo areba ibyo. Amaso yabo ahanze ubutunzi muri Kristo butarondoreka. None rero mu kurangiza, umviriza, Imana ntabwo yanga ubutunzi, niyo yaburemye. Imana ntabwo yanga abatunzi, niyo yabaremye. Ahubwo Imana iravuga ibishuko biri muri bwo, kugira ngo nimba ukijijwe ukaba uri n'umukire, umenye ukuntu ugendera muri ubwo bukire bwawe. Ubwo bukire bwawe bukwiye kuba bukorera umwami waburemye. Impamvu ubufite kugira ngo bugushimishe gusa, kugira ngo bumukorere. Amashimishe mu mwami. Turabufite ngo bumukorere. Haleluya. Tububate nibutubate. Posséder les richesses et ne pas être possédé par les richesses. Abantu benshi kibabaje, aho kugira ngo ubutunzi babubate nibwo bubabata. Bakagendera mu bwirasi ngo baratunze ibi. Bakikompara n'abandi
ngo badafite ibyo batunze. Niba nashaka kubabaza rero mbere yuko turangiza, umviriza, ndareba mu Kinyarwanda, la richesse n'est pas absolue. Iyo bita absolue ni ikintu kiyagijibwa ubwacyo. Urazi impamvu la richesse n'est pas absolue? Narababwiye ubusazi bw'abamiliyarderi $100 bajya gukora rimwe mu mwaka mu za Dubai. Abari hano ku gatanu bafite party bakora rimwe, aho icupa rya champagne rigura miliyoni y'amadolari, miliyari y'amanyarwanda ikagura icupa rya champagne muri uye soirée yabo y'ubusazi gusa. Wowe mwabivise amizigere kuri plat amizigere $100,000 utunyobwa udukyari n'ahantu gusa kugira ngo bakore ubusazi gusa. Mwabyumvise? Ibyo nibyo. None kintu nshaka kubabwira niki, wowe mu gihugu cyawe nimba utunze miliyoni 500 y'amanyarwanda, amadolari 500, nibakwite umukire muri quartier yawe? Bakwite umukire? Utunze miliyoni 500 y'amanyarwanda, uri umukire n'umukire muri quartier yawe? Uri umukire n'umukire? Ukagenda ukandagira abantu, no rero ugendere urunguruke aho bari hariya kuri comptoir bati une bouteille de champagne $1 million. Urura runguruka ari usura nyumeze gute? Wabivise? Nukuvuga ngo c'est relatif. Umutunzi waha ahandi n'umukene. Rero ntukirate. Araho waterekwa bakavuga ati kabwana. Yesu ubutunzi bwe niwe l'absolu. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Ninde yakurikiye? Muri quartier yawe uri umukire, ariko umenye ngo sous d'autres cieux arahandi we ni kabwana. Kuko urumva ko bari barakonsoma ibintu kawoti twaribeshye. Wabise? Nubona izi modoka hano wendi ya menshi tuvuge tuyihe miliyoni 100. Tuyihe miliyoni 100. Sibyo? Ukagenda ujugunya icyondo ku bantu. Miliyoni 100. Sibyo? Arahandi. Sibyo? Igihe nari muri Amerika bigeze kunyereka akamodo wagira ngo ni toy, wagira ngo nagakinisho gato cyane kajya mu muntu umwe gusa. Baramwe ati kariya urakabona kakozwe muri izi nari konyine, ati kariya ni miliyoni 4 y'amadolari. Miliyoni 4 y'amadolari. Moteri yayo amapiesi ni diamant. None wowe uri hano uratwirataho baguterura niyo modoka yawe bakujyane hari uriruka uragaruka hano utwihanaho. Ati urabizi ya nageze hano mpinduka kabwana. Nimba afite akakinisho ka miliyoni 4 agasora gusa mu gihe cyo muri ete muri sama entertainment. Wajibise? Ariko hano iyo ufite umva ko ari rurangiza. La richesse est relative. Kandi murabizi namwe au pays des aveugles, mu gihugu cy'abantu bafuye amaso abiri, umwami ninde? Ufite ijisho rimwe. Hanyuma ufite ijisho rimwe nagena ahantu bose bafite abiri ahinduka iki? Piga makofi kwa Bwana Yesu. None et la morale dans tout ça ni yahe? Isomo ni rihi? Poa. Gira mugenzi wati poa. Poa ndani ya Bwana. Poa. Haleluya. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo umutunzi nirate ubutunzi bwe, umunyamaboko niratira amaboko ye, umunyabwenge niratira ubwenge bwe, ngo reka mbere kukwiye kwirata, uwirata yirata Uwiteka Nyiringabo. C'est en Christ où nous trouvons l'absolu. Haleluya. Mwisi y'impumyi amezi abiri ufite rimwe aba umwami,
azajya abarebera, sibyo? Ariko niyimukira mu gihugu cy'abantu bafite amaso abiri ntabwo bamukeneye, ahubwo bakeneye kumufasha. Niyo mpamvu rero nushaka kwizamura ngo waronse ibi, ufite ubutunzi ibi n'ibi, uzajye wibuka hari ahandi wahinduka kabwana, ariko yirate Kristo. Mbere ko dusenga, n'umukene nawe ntabwo Imana imusuzugura, ntabwo Imana imwanga, kuko Imana, umviriza, kuko Imana iyo ari umukene ukijijwe, Yesu amubera ubutunzi. Haleluya. Kandi Yesu abasha kumukiza n'ubwo bukene. Kubera iki? Niki mu bwenge bwa kimuntu busanzwe twizera ko n'umukene Imana yawumukiza? Mu gihe akiri mu bukene, Yesu n'ubutunzi bwe, kandi uwo Yesu nyene ashobora guhindura amateka. Muvuge muti kandi ajya yahindura. Kubera iki? Izo zibika piga amakofi kwa Bwana Yesu. Hallelujah. Hallelujah. You need wisdom from heaven. Katunamika imitwe yacu. Izo zibika zaramagi. Hallelujah. Wirate Kristo. Mwami, ndagushimira kuri iri jambo riduhishuriye byinshi, kugira ngo tumenye ukuntu tugenda muri iyi si irimo imitego myinshi, irimo ibishuko byinshi. Bamwe bafite iby'isi ariko ntibazi ukuntu babibamo bakiranukira Imana. Abandi bari mu bukene ntibazi ukuntu babunyuramo badacumuye ku Mana, batitotomba, batagira umushiha, bativumbura, batijundika. Mwami, buri muntu wese mu byo arimo, mu buzima arimo, umutabare, ubuntu bwawe bubane nawe, bumwe kubinyuramo azi neza ko atari iherezo ryabyo, kugira ngo umuntu wese, yaba umukire yaba umukene, yaba ufite ibikenewe, agende nk'uko bikwiriye umukiranutsi. Duhe rero guhumuka Mwami, amaso yacu imbere ahumuke, ubwenge bwacu buhumuke, tube muri iyi si kugutegereza tutagahwa, tudafite inenge, tudafite icyo utugaya, twiha Imana tudafite ipfunwe, kugira kuri wa munsi twese tuzashimwe nayo, tuzarangiza urugendo neza, tuzaragwe bwa butunzi butarondoreka bwo muri Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese, amen. Amen, amen. Shalom, muzagira icyumweru cyiza.